abo kwa Kanyoni mwiriwe muraho twiriwe muraho murakoma turakoma rwose murashima Imana turashima Imana n'abantu bakeya bakeya se ndera wari urimo wikiranura ntabwo byangomba kubigaruka ariko nta kibazo biba bikenewe none se amakuru y'iminsi se amakuru y'iminsi ni meza ntubibona wowe n'izuba rwose reka twe ntiwabara zuba rituriho twebwe sugira ngo gasukira rwose kugira ngo tuba mu gicucu ntabwo izuba ritugeraho twe nta buhumekero intoki zaranyagaje zarumagaye ni amashara gusa cyakoze ubu hari nk'ahantu bagurisha amashara rwose rero iwacu ntawaturuje amafaranga gusura nta hantu bayagura we ngo tuzajye kugurishayo muragurisha hari ndeba urutoki rwanyu rurererana ibitoki byacu ariko uretse ko nabonye wenda bitameze nk'iby'iwanyu ariko nabyo nta kigenda kabisa mwebwe urabona ko ari binini mwari muri aha ariko turi aho iki cyakugenza agasahuko ese bingenza we ujye abantu rega tuba tudaherukanye tuba tugira ngo tuganire buriya nawe urabizi kuri inshuti yanjye twahanye inka amahene gukurirana ubwatsi ibyo ndabizi n'umwana wawe ninjye wamubyaye muri batisimu buri ubyibuka we ndabyibuka ariko hari igihe njya mbyibagirwa yemba nabihojeje ku mutima kagasimba we ako gasimba kihurire nta oya reka nakishe kano none twese turahatinda rero uko ntakubwiye uriya urabizi uri umuntu w'inshuti yanjye kandi rwose no kuva kera tumeze nk'abavandimwe kandi usibye natwe uriya umudamu wawe n'uw'iwanjye kuva kera bari inshuti kandi n'ubu bajya basurana urabibona ni abantu b'inshuti cyane rwose ku buryo bigeraho umwe ashobora no kwitangira undi kwitangira undi akambwira ngo iki saramutse yego gusa yaba nsize he niko agusize gute akajya kwitangira uwawe maze ngiye bikagenda bite oya si n'uwawe gusa ntiwanjye ashobora kwitangira uwawe bibaye ngombwa ibyo nta kibazo ese wowe ntiwanyitangira cyangwa nkakwitangira byaterwa byashoboka twareba byashoboka ariko igihe bitashoboka nyine buriya ariko wowe uramutse unyitangiye byumva ko nta kibazo nyine icyo nagira ngo nkubwire areba umudamu wanjye amaze iminsi yaragiye ashize nk'ibyumweru bibiri byose urumva ko nyine nawe igihe kiba gishize ni kirekire nyine nawe urabyumva nyine nk'umuntu w'inshuti yanjye kuva na kera kubera nyine umugore wanjye amaze iminsi adahari ndavuze ati wenda hari ukuntu nakubaza kandi ndabizi kuri bunyemerere se hari ikintu wanyuma ugifite nta kintu nakwima ngifite rwose nk'umuvandimwe nta kiguhereza yego igihe nicyo gituma rero nzajya ngenda ahantu hose mvuga ko mfite inshuti nziza muri ubwo buryo rero umugore wanjye amaze iminsi adahari rwose twabitinzeho cyane kugira ngo agende gutekereza agende gukurira oya nyine nagira ngo nyine wowe umpize umugore utize iki umugore ako nkareberwa impamvu uhora witorotoza hano buri nyuma ya saa sita ko muba ushaka umugore wanjye oya ntabwo mba nje kumubwira ngo rero buriya turi inshuti turi inshuti rwose ariko ubucuti bwacu rero bufite aho bugarukira urumva ubwacu rero bugarukira n'inzongera kukubona hano rwose uza kwitoratozwa ubusa ubaza ubusa rero tuzabipfa rwose ntabwo niyo naza ntabwo nakwiha ikintu cyawe umugore wanjye mugutiza niyo mpamvu nje kugutiza ugenda umukoresha iki nyine uramuniza ni ijoro rimwe gusa ejo mu gitondo azagaruka genda urare na kakana kawe nabonye nako kamaze kuba gakuru ntabwo nta soni ufite ukaza umuntu w'umugabo ashaka ubwo koko uramakaniye amaze kumbwira ko nta kintu wanyima nta kintu nakwima ngifite rwose ari ibyo Imana yanabimpanira n'ukuri Imana yampana oya buri Imana nayo ireba uko abantu bababaye ubu se ubabaye iki wenda kukubwira ngo ntize umugore nanjye ndi kukubwira ngo ugenda ufate wa mukobwa wawe mukuru murarane umukobwa wanjye se ubuse uramakaniye koko ndaguhakaniye kwa Jina na Yesu n'ejo bundi naje kugutera agasosi ntabwo uramakaniye untera utwatsi n'ubu niko ubigenje oya ntabwo ariko mbigenje ahubwo niko mbyanzuye ahubwo mbare gatatu wamvira mu reka nk'umugabo aho musigarana amahoro nta kundi uhombye arabimenya kan'igendere kanigendere genda urane na wa mukobwa wawe mukuruye